urashaka ikimara ushaka kurwara nese urashaka hano ntabwo ari ikigali wa mukayitasi uri kumva se njye nakwicira hano nkaguha imbwa zikakurya uri kumva hano ntabwo ari ikigali ese uramukubita niba yibeshye nawe hano ni Nyagatare uzaba kwibeshya bibaho hano ntabwo ari waza badafite umuco ushaka kumubita urashaka ikimara naryame hasi mukubite birangire umukubita nyine umukubita nese ubundi reka ninde wabaye uburenganzira bwo kuza gufatiramo ibyo ngwanya ngo niki anyuze maraje kwifotoza nese hano bifotorezamo none se kwifotoza ni ikibazo iyo misatsi na fura urukundo Nyagatare no gukabye uziko Kigali turarusha inka nziza reba utuno duko ukuntu tunanutse ayaye none iri kunitandaraje wa mukobwa va chatawe amazi umva gira nkigize abivuza aganira ntago yarakomeje aganira cyase ko ndi kwabwira amagarara mu kagenda uretse gato we abivuza aganira ntago agarara nyine aho ngaho ariko mwagiye mwiga umuco sha ariko ntago bivuze agamije kuvuga nabi amazi ubundi murabaye mwebwe twaje gutembera reba n'ibisatsi biba bidasokoza ese ariko se shaho gira igisokoza we cyakobwa bimaya asore wanditse uri kumva rero musore kicyata iyo nzobe nayisiga amase nose urira ngidatandaraje wayitonze ariko sura jye nakubwiye ngo hagarara ase ntabwo uri kunyumva ubundi nese ubu niba nkubwiye ko yibeshye bikoze ibintu atabishaka kujya bigende nyine ba none ubanza ugume hano ntabwo mugenda ese tugume hano kujya bigende wowe wacyata we ko kimeze ni iriya nkiratandaje ko rifite amaguru nkaya usembabazi usembabazi waretse wajungoye cyakiri kunkubita ikunjomba ibyo kandi igihugu aya mabyicyata uri kumva ari we musore ntabwo abikoze bishaka ako n'ubundi kabishwa bavuga ngo n'ibibuno biri gusa ubundi kuvuga ubundi ugenda uvuga ibyo uno n'ubundi nama byavamo uko kimeze ariko uretse gato kujya ese wamushoma urashaka iki nese reka nkubaza uzi umuco nese umuco ntawo utabuze nese avuze ibyo atazi wowe uzi umuco ubundi nese niba uzi umuco kuki ugendana n'ikimara nk'iki nese niba avuze ibintu bikaba bimucitse urajya bigende gute ntabwo yashaka ariko ubundi wenda burana iki nawe nese urashaka u Rwanda cyo bijyanye ubundi gutuka inka mu kinyarwanda mu muco nyarwanda ni ibintu bizira ntabwo tubinya none ukaba ufite n'igikobwa kimeze nk'iki ngiki ntabwo tubinya Gatare nyine ko cyari Kigali wadusobanuriye mwaje mwigiza abasirimu mwigiza abantu barenze inanga muri quartier ego ubundi nkamwe iyo sura nayisiga amase kwanza uri kumva wabayiretse ase uri ku kandi ni wowe tugende reka dukemura nese niba yibeshye ntabwo ubona ko yibeshye nese none uri gushaka kumbura mu nzira turi kwifatira hayi nta hantu uri bujye mari bukuyeho kamera tuvugana n'uyu mugabo uretse bukuyeho kamera tuvugana n'uyu mugabo wabayiretse ko turavuga n'iki tuvuga n'iki turi gutembera n'ahanye mutembera iki nese utembera uza kunya mu ifamu y'umuntu nese ko wavuze ibintu atabizi bivuze ko ibice avuga ari nose twanemo we itonde wowe witonde wowe nose amabyibonamo ziba amabyiwe ikintu ubundi wese uri kugenda mba tuvuga imyanganya ariko nese ubundi reka ninde wabaye uburenganzira bwo kuza gufatiramo ibyo ngwanya ngo niki anyuze maraje kwifotoza nese hano bifotorezamo none se kwifotoza ni ikibazo nyine mbwira hano bifotorezamo nyine kwifotoza ifoto imwe ni ikibazo oya none ntabwo ibyo ngibyo binarimo kwanza ubundi mwebwe mufite ugize kuba udafite umuco ugize no kuza kwifotorezamo hano ariko nta kintu avuze kidasanzwe nyine avuze ubundi kwanza kuki wowe ugenda utasokoje nise gusokoza ni inshingano za buri wese okay ngaho sokoza amaze ubwana ugende nabi numara gusokoza uhita ugenda ariko iki cyate cyo wa mugabo watuje tukitambukira turifuza ntabwo uri bujye bro nese ikibazo cyawe kidasanzwe ni iki ushaka amafaranga oya nge reka nkwereke tubisozanye sibyo ndamukubita birangire umukubita iki naryame hasi mukubite birangire umukubita nyine umukubita nese nyine reka mwigisha umuco umwigisha umuco gute iwanyu baragukubise ubundi wowe reka mwigisha umuco wabayiretse urimo nakutuma nkandagira muri uri yakandagiramo neza uretse gato uri umuntu w'umugabo nawe ndi umuntu w'umugabo osu ninkomeza kandagira mu mabyi y'izi nka urareba nkanyumvira nk'iki cyane uretse aya ngaya ase waretse wowe ntari bireka mwigisha umuco birangiye wowe umwigisha noneho reka sibyo kuri iri cupa birangiye oya njye nta gicupa we ese watse mwigendera reka basi mwigendere ndongeye kubona ugenza ayo maguru ndayaca reka kubita inkoni ebyiri birangiye none se uramukubita inkoni ebyiri yibeshya wamavyiwe ubundi nkawe reka nkikubite birangiye we kuba ibintu bimucitse nawe ntabwo yarazi se mucikwa gute mwebwe mwamuza gukina hano reka mukubite mwaze mwitangire nzi gukubita birangiye kandagira muri aya mabyi nawe yiye urashaka ikimara ushaka kurwara nese urashaka
hano ntabwo ari Kigali wa Mukaritasi uri kumva sa je nakwicira hano nkaguye imbwa zikakurya uri kumva hano ntabwo ari Kigali ese uramukubita niba yibeshye nawe hano ni Nyagatare uri kwibeshya bibaho hano ntabwo ari waza badafite umuco ushaka kumubwira ushaka ikiwa urifuza hano ni Nyagatare nese niba ari Nyagatare wifuza iki ibintu byo izi nka ziba zaravunnye umuntu nese niba zaravunnye umuntu ibintu byo kuzuza bunga gutyo ukina hano inka ziba zaravunnye umuntu witonde mari mukuyeho kamera tubanze tuvugane n'uyu mugabo uri kumva ariwo ugiye kwigira intwari uri mu biti wari Cyo kugukubita waretse wowe. twita mu cyaro tukagenda utambuka noneho tugiye no kurwana ngiye kukwicira hano uri kumva Muranicana se. ntabwo None ka twitabaza ubuyobozi. kwibeshya bibaho kwibeshya ngo iki cyata neza umusaba imbabazi tuvugane Basi mbabarira. urifuza iki Fukamye. niba umuntu yibeshye mu kinyarwanda rero reka mbabwire ugiye gutangira njye mwiga umuco tuve hano nawe ari kugabanya ibyo kwikakaza ese ubu urashobora kwita umukobwa na n'ubu ntabwo urabyumva noneho ese umurankanga uri kumva ushaka njyewe kandi nakwicira hano wowe Ese mwica n'abantu. nakwicira hano urifuza iki mwana uri kumva urifuza iki uracyashaka kunkubita urifuza iki Ese mwana watatse ukatinze turakomeza twigendera. ukatinze turakomeza ese ubu urifuza icyo wabaye uretse Mani ni mukoreho kamera tubanze dukemurane umuntu yibeshye umusaba imbabazi tuve hano tugende Basi mbabara wa mushumba we sibyo? ubundi nta baranzi njyewe nta muntu ujya uza mu ifamu gasohoka izi nka ziba zaratuvuye manukira ase muri kugera niba umuntu yibeshye niba avuze ibintu ntabwo uko atabishaka kugira ngo tubigenze gutya Ese basi umuco uwigisha ku nkoni. Niba nta nshaka muco kuba tuzi. isomo isomo rimeze gutya Ibyo ariko utarimo kudukubita twigishe nyine uwo muco natwe tuwumenye. ibigurusi tugende twubone niba abantu bashungiriye abantu bose bashungiriye hariya turi kwitambukira ahubwo reka zero noneho mpamagare n'abari ruguru yawo mu mudugudu bose bashungeye mwese twe turi kwitambukira mu ibanga nta muntu none reka nkubwiye sibyo ngiye kuvuza induru mvuge ibintu mukoreye mu ifamu nese ibiki Dusi dukorera mu ifamu tuyinemo. iri jambo rimwe avuze ridasobanutse niryo rigiye gutuma ukomeza ibintu kandi sha kandi shati Twigende. uzabaze mwana iyo misatsi utasokoza nayipfura Ziba- nkayinyanyagizamo hano yo hose gwina ari kuyipfura niba nayipfuragura Ngango nuyipfura. kwipfura iyo misatsi nayipfura uri kumva